Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Nizere ko umeze neza aho uri hose. Ndagukunda aho nkunda kandi nanjye nuko. Turi inshuti. Nimba nawe unyita inshuti nyandikira muri comment umbwire ngo turi inshuti. Ikindi wifuza ko nzagusuza muri video yacu itaha nkuko tugiye gusuza umuntu yitwa Alice. Alice aherereye nanone i Bujumbura, ni umukunzi wacu akunda gukurikira ibiganiro byacu, yavuze ngo tuzamusoze. Rero Alice aho uri i Bujumbura ndagusuje cyane. Ukunda Nshuti TV show ukayikurikira ndetse wanakoze subscribe aho uri hose, ugire ibihe byiza we n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Nshuti TV show. Link people with friends. Nimba umaze kumva iki kiganiro, sharing inshuti zawe, ubwira inshuti yawe nayo ibwira inshuti yayo ko iki kiganiro cyasohotse. Ahantu hose abantu bari inshuti ziba zihari, niyo mpamvu nanjye mba mpari kugira ngo mbagezeho ibintu by'ingenzi cyane dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Hari ibintu 8 biranga umukobwa wagukunze. Rero ibyo bintu tugiye kugarukaho, nizere ko iyi video uraza kuyikunda kandi ndabizi ko nabateguriye video nziza cyane birenze ukuntu wabitekereza. Nanjye nayikunze ubwanjye ndi kuyikora iyi video. Muri iyi minsi rero abantu batandukanye bavuga ko urukundo rwakonje, hari n'abemeza ko urukundo rutakibaho, bamwe bavuga yuko urukundo ngo abantu barahindutse, ngo nta muntu ugikunda undi. Nyine usanga buri wese afite ishusho itandukanye y'urukundo, ariko hari n'abandi bari gutanga ishusho y'urukundo n'umugani uhoraho hirya no hino ko buri weekend duca dutaha ubukwe mugabo ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu rero tujya mu rubanza ahantu hatandukanye. Ku bantu batumva ikirundi, urubanza ni ubukwe. Rero niyo mpamvu mu Kinyarwanda urubanza ni urukwe. Niyo mpamvu rero utavuga ngo urukundo rwaracitse kandi duhora tujya mu bantu bagize urubanza buri weekend, buri mpera z'icumweru usanga abantu bose twagiye kuraba ubukwe bw'abavandimwe, inshuti n'imiryango bitandukanye. Rero ni byiza ko aho uherereye nawe ubaho ufite umuntu ugukunda, dore ko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo Imana yaremye umuntu ibona si byiza ko aba wenyine. Rero ntaba ari wowe uba wenyine ngo wice umugambi w'Imana, kandi ntaba ari njyewe. Icyambere, usanga umukobwa ugukunda mu bintu ugomba kwitaho cyane, yita ku kuntu ugaragara muri society. Ugasanga nimba mwajyanye wenda nk'ahantu muri anniversaire, nimba muhuriye ahantu wenda muri class, nimba muhuriye ahantu mu kazi, abashaka ko ari we ugaragara neza. Umuntu wese yinjira ari we habona, abashaka ko ari we uba wambaye neza, imyenda iri class, ifite isuku, iri smart, iteye pasi aho biri ngombwa, mbese ugahora uri nk'indorerwamo ya rubanda muri society, ku buryo uba umuntu yifuza kugaragaza mu bandi imbere y'ibintu byose. Rero usanga akubwira ko usa neza, wambara neza, ukuntu uyu munsi wagaragaraga neza, mbese nakunze ukuntu uyu munsi wari wambaye. Rero umukobwa muri gukundana, ibi bintu nabikubwira uzamenye ko agukunda. Mu buzima busanzwe biragoye ko umukobwa yagusaba ubufasha, ariko ni umukobwa iyo yagukunze cyane, usanga nimba ari ikintu agiye gukora, wenda muri class agashaka gukora ikintu, avuga ati se waje ukansobanurira kano kantu. Nimba hari akantu k'amafaranga kadakahambaye cyane agiye yumva ashaka, rero avuga ati waje ukangurira kano, nyine utuntu turi aho. Rero umukobwa muri kumwe nimba gusaba ubufasha, menya ko uwo mukobwa agukunda ndetse aguhoza ku mutima. Nimba atinyuka kugufasha, ufasha mu masomo, mu kazi, akantu ko kananiye ku mashini waje ukamfasha, ni ikimenyetso ntakuka kigaragaza ko abona ko ushoboye kandi aragukunda. N'ukuri wishidikanya, ahubwo niwe uri kubura kugira ngo utere intambwe igire ahandi igera. Ikindi kintu, umukobwa wagukunze usanga agira ubwoba iyo muri kumwe, ugasanga ntago aba ameze neza, aba yumva adatuje. Nyine ababona agufata, ababona utandukanye n'abandi, aba yumva uri umuntu wo kubahwa. Nyine bigoye no kuba muri kumwe, nyine ugasanga byamucanze, nimbuze ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, mbese ugasanga ntago ari comfortable, ugasanga asa n'umuntu ufite ubwoba mo gake, cyangwa se igishyika. I don't know how babisoundinga mu Kinyarwanda, ariko nyine ugasanga aheze mu rubungabangabo manzi, ariko babivuga mu Kinyarwanda. Rero nimba umukobwa mukundana ubona ibi bintu bimubaho kenshi, menye yuko uwo mukobwa aragukunda. Ikindi kintu, usanga uyu mukobwa aho ari aseka cyane iyo muri kumwe, ndetse ugasanga agira inkuru nyinshi akubwira, ariko abandi wabaza ugasanga izo nkuru nta nizo bazi. Rero ni byiza ko nimba uyu mukobwa muri kumwe mu rukundo umwitaho, ukamenya yuko uyu mukobwa yagukunze, ahubwo niho ubura kugira ngo ibintu byanyu mubishyire ku yindi ntera ndetse muve ahantu hamwe mwagira ahandi. Ni byiza ko
umwitaho, ukamuha umwanya, ukamumenyera ibimukwiriye, ukamwereka nawe ko wari umutegereje. Nimba rero ufite umuntu umeze gutya, amenya ko uyu muntu aragukunda ni ukuri, ahubwo wikora ikosa ryo gutinda kubimubwira. Nizere ko umeze neza ukidukurikiye. Kora subscribe niba utarayikora kuri Inshuti TV Show, ibiganiro byo bihoraho kandi turakomeje. Reka ukomeze kubana n'uwo muntu nimba uko ubona ari umwaka wawe muri kumwe. Rero umukobwa nk'uyu ntagucike nimba 2024 umufite, dore ko abakobwa baranabuze b'umutima 2024 ntigusige ukiri singo n'ibintu byinshi. Ikindi kintu usanga umukobwa aguha rugari cyane kurusha abandi. Nukuri ibi bintu ntiwabisanga ku bandi bakobwa bose. Rero niba umukobwa muri kumwe abikora pe, menye ko agukunda n'uwawe, icyo ni ikimenyetso kidasanzwe cy'uko agukunda. Nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, nyamuneka kandi utwandikira muri comment unakorera like kugira ngo YouTube idufasha gusharinga n'ahandi hantu hatandukanye. Ikimenyetso kindi usanga umukobwa atibagirwa ibintu mwaganiriye. Nimba umukobwa mukundana wumva ibintu byose wamubwiye mugihura bwa mbere, amagambo, ibintu wamusezeranyije, utuntu mwaragiye muganira ugasanga tugaruka kenshi mu bintu muvugana, rero ni ikimenyetso ntakuka kigaragaza ko uyu mukobwa kwitaho kuba ahora yibuka ibintu bavuganye. Urugero ushobora kuvuga niba waramubwiye ikintu runaka ukamubwira ko wenda udakunda umuntu kwicira gahunda, usanga ahora abizirikana. Urugero nimba mugiye guhura akabona hageze habura nk'iminota 5 akabwira ati nanze kukwicira gahunda kuko ngiye kudakunda umuntu uca gahunda. Ni akantu kari simple ariko usanga ari kizirikanye mu mutwe, kuko abakobwa kenshi bakunda kuzirikana ibintu mu mutwe cyangwa se amagambo y'ingenzi mu mutwe wabo. Rero nimba umukobwa mukundana ibi bintu abyujuje, menye yuko uyu mukobwa akigukunda. Ikindi kintu gihamya yuko umukobwa agukunda ni iki gikurikira. Kenshi mu bintu aganira na bagenzi be cyangwa se ibintu muvugana birangira ujemo. Urugero hari igihe uri kuganira n'umuntu agatavuga ati runaka w'ibyo bintu ntabwo ajya abikora, runaka we ndabizi ntiyasiba kujya gusenga. Nyine akiyeranira agasanga mu biganiro agirana n'inshuti ze cyangwa se n'abavandimwe be birangira ujemo. Rero nimba umukobwa mukundana ibintu biganiro byose akora uzamo, ni gihamya ntashidikanya igaragaza ko uwo mukobwa agukunda kandi akwitaho cyane. Rero nyamuneka wizuyaza witinda, dore abakobwa nk'abo twarababuze kandi bitumye dusazira mu rugo. Rero ni byiza ko ukomeza kuba seriye, ukabona ko ukita ku bintu, kuri reaction umukobwa mukundana agira, dore ko umukobwa wagukunze rwose aba yumva ari we wenyine agomba guha umwanya, kuko agaciro n'ibitandukanye. Ikindi umukobwa muri kumwe nimba aguha umwanya ukabona akajya himba n'utuntu tutariho kugira ngo mukunde muhure, hagahimba inkuru impamvu ituma mwahura kandi nta nifatika wagira, ugasanga ntari harimenya ko kuba yifuza guhorana nawe kenshi, kuba yahura nawe kenshi nuko umukobwa gukunda. Rero ni byiza ko ubimenya hakiri kare, ukamenya ukuntu utwara ubushuti bwanyu, ndetse bikaba byatuma mugera no kundi rwego. Kangushimire wewe wabanye natwe mu kiganiro. Niba utarakora subscribe ukanda subscribe, hanyuma unatwandikiye muri comment ikintu wifuza ko tuzagaruka mu kiganiro cyacu gitaha. Wifuza ko tuzagusuza muri video itaha, twandikiye muri comment izina ryawe naho uherereye, ubundi ibiganiro byo nakagaruka. Ndabakunda cyane, ibihe byiza, umwami Imana barinde. Islam shalom.